dutangiranye na papa wa Ahumadi arimo kuvugira kuri telefone avuga ati Radi ndakwinginze uyu ni umunota wa nyuma ariko nanone ngiye gukenera faveri iguturutseho nunaha. Ahumadi arahangaha rero ukuntu bimeze ni umuhungu wanjye Ahumadi bari kumwe na mama we. Nibijyanye n'umuhungu wanjye Ahumadi hari kese yisanzemo aka kanya cyangwa se nyine ibyo yisanzemo ni nk'ikirego yisanzemo. Uyu mugabo yumva ibyo bamubwira avuga ati ni ikirego cy'ubwicanyi nyagasani. Olofasi ugiye kukareba kose niko kitwa kuri YouTube kadasobanuye nyine. Nuko nguko dutangiye agace ka gatatu turi gukubita tubangura. Kumbe mu kirori ubwo uyu mukobwa Shalewa yakangukaga bafata se umeze neza ati no se uzi byabaye kuri uriya musore kuri uriya muntu w'igitsina gabo. Uyu mukobwa Shalewa yakangutse uyu mwana w'umukobwa Kinasa ari wumukanguye. Uzi ibintu byamubaye hose ati uwuhe se urimo kuvuga ndimo kuvuga uriya. Nibwo Shalewa yahise abona ibyabaye ahanga ahita yikanga cyane. Wibuke ni muri iki cyumba ubwo uriya musore Eliya yamuzanaga Shalewa yasinze ari kuvuga ngo basomane ngo ntamusige. Umusore Eliya akagenda ngo agiye kumuzanira amazi. Anga ndakwinginze nase ko aricyo utambwira ibintu byabereye mu kirori mbwira nyine ku buryo cyangwa umbwire ngende njye muri office ya principal obasi guhita mubwira mbwira nonaha. Uyavuga ati nituramuka tubikubwiye cyangwa se ukajya kwa principal turi buhite duhura n'akangaratete gakomeye cyane. Aka kanya turimo kuvuga ibijyanye n'igifungu. Yavuga ati yego nyine ibi ngibi ntabwo ari we nabikekagaho wagakobwa we Victoria. Nase mwari murimo gutekereza iki uri umuhanga kurusha ibi ngibi abandi nuko nguko baje avuga ati simbizi uyu musore nuko Victoria nibiki byaba Izaki ahita ajya kwicara ku ruhande. Ni nyuma yuko uyu musore mu gace turangije mu kanya yarabonye message nyine yo iri muri telefone y'uyu mukobwa Victoria ngo ayasibe amafoto ya Mr. Marcus nyine. Uyavuga ati uyu musore Izaki abonye ifoto ya Mr. Marcus muri telefone yanjye. Bono vuga ati gute se gute nyagasani. Sasa Izaki atangiye kubyinjiramo ati Izaki turakwinginze ntuze kubibwira Mr. Principal Obasi. Yavuga ati please kubera iki se nesari ikintu mwakoreye Marcus. Yavuga ati oya nta kintu twamukoreye. Atoke none se polisi iza kubaza ibibazo nukubera iki mutigeze muyibwira mwese mukamurimo guclaiminga muvuga ngo muri nzira karengane. Yavuga ati ndikebwe nta kintu turimo guclaiminga bro nta kintu twebwe turi nzira karengane. Uyu nguyu amureba none se bro wawe ninde bro wawe ninde se mutangiye kunkunda none hase. Atoke noneho ngewe niba mudashaka ko njya kuri office ya principal none igiteraganya cyane kuri iyi ncuro ni mumbwire nta binyoma mushyizemo mumbwire ibintu ibyo ari byo byose uko bimeze. Umukobwa uvuga ati yego reka tukubwire uko byagenze sasa rero. Kumbe muri cya kirori ukuntu byagenze nanone barimo kudutembereza ahantu hose. Hano bari barimo kubyina Shalewa arimo kunywa mu gace ka mbere navuze ngo umukobwa arimo kunywa nari ntaramenya izina rye nyine kuko nibwo bwa mbere twari tumubonye. Kumbe uyu musore Ahumadi hari akantu ko kunywa yahereje uyu mugabo Marcus, hari ako kunywa yamuhaye. Ndetse ibyo ngibyo birimo kuba uyu mukobwa nibwo yaje ahangaha. We wa musore we twigeze duhura se? Nibwo Shalewa yabonye umusore angava ati twigeze duhura ari kumwe n'uyu mukobwa Victoria. Urasa nkaho wagira ngo hari ahantu nkoza ndaje cyanda nuko nguko byagenze muri iki kirori. Ndetse uyu mukobwa sigaranga wameze neza se mwihorera uriya mukobwa mwihorere rwose. Ikirori cyari kigikomeje ahangaha ibintu byose ari ubutamu ni ibintu byabaye. Ariko Ahumadi hari ibintu yahaye uriya mugabo Marcus byo kunywa. Hari akantu ko kunywa yamuhaye ntagira akantu na gato kagucika. Ikirori cyari gikomeje neza cyane. Umusore Efe ari ahanga harimo entertaining abantu nyine n'abandi bakomeje kuririmba ikirori kiryoshye cyane. Ndetse mu gihe cyakurikiyeho nibwo aba bakobwa baje kubera kirimo kuba dramatike se ibintu bya drama nibiki. Nyuma yuko babonye uyu nguyu kumbe Diane nibwo yinjiye avuga ati nibiki byabaye kuri Marcus se. Diane niwe bazanye bwa mbere uyu nese Shalewa nibiki wamukoreye se ko ari kuva se. Ndavuga ati oya nge nta kintu nigeze mukorera. Ati ngenda byutse musanga ahangaha aryamye hano hasi. Ibintu byose birimo kuba uyu mukobwa nta kintu na gito ye yari yavuga cyangwa se araho yicaye gusa. Ibintu byose byabaye yari yicaye gusa ariko afite ubwoba. Ariko niwe tubonye wakanguye Shalewa. Atoke oke nese arimo guhumeka se. Uyavuga ati simbizi neza twagerageje kureba ko ari ati hanyuma se mwari ati ntabwo arimo guhumeka nyagasani. Ati reka duhamagara umurongo wa emergence. Undi avuga ati what nta muntu turi buze guhamagara ni Diane kubera iki se urabizi akangaratete turimo nonaha ni guturi buze kubisobanura se. Ati nese no kubera iki ubundi ari nahangaha ninde wamutumiye uyu musore muri iki kirori. Uyavuga ati guys ibyo ngibyo ntabwo ari ingenzi kubera ko ari we
wa nyine wamutumiye niwe wari wamutumiye ariko amutumira uriya musore Marcus aza ahangaha ameze nkaho wagira ngo ntabwo abishaka nyine kwa kundi bureba ukavuga ati iki cyuki Cynthia reka mpfe kujyayo basi kugira ngo turebe ko twakwiyunga ni buri Cynthia ndagusuhuje ati reka duhamagare Ahumadi nonaha oke uyu nguyu nta kintu yavugaga na gitoya ngaba avuga ati none se amukoze mana yanjye Marcus yari yapfuye nyagasani ngaba bakomeza gutitira cyane ati mureke dutuze reka dutuze duhamagare Ahumadi n'abandi basore oke reka duhamagare Diane yapapye cyane ati muhamagare Ahumadi n'abandi basore ariko mwabagenga mwe nimugende Diane na Shalewa nuko nguko baciyeho baragenda uyu nibwo yaje kubona uyu uri gukora icyo ahangaha se uri gukora icyo ahangaha agakobwa kapapye cyane nako gafite ubwoba nyagasani nibyo bakomeje kubwira uriya musore uyu musore telefone ye uyu mukobwa Leila yarayifashe arayinyata yikura mu mufuka we arayitsimba kumbe Leila nibwo yayibye barabimubwiye izake sasa none se ibijyanye na telefone abantu bashinzwe investigation bo muri NIB bari barimo kuvuga nibihe iyo telefone iri hehe se uyu nguyu niwe wayitwaye uyu mukobwa rero byaba byiza mutangiye kuvuga kubera ko nzi ko ari umwe muri mwebwe watwaye iyo telefone muvuge vuba nizake Leila salama umusore ahita avuga ngo nijye wayitwaye telefone narayitwaye umusore Ahomadi oya avuga ati oya bimeze neza Ahomadi ntabwo ari ngombwa ngo unkavaringe ati oya telefone Leila we narayitwaye nyagasani telefone ngiye narayitwaye bano baratungurwa cyane twabonye Leila ari we uyitwara keretse gusa Ahomadi aramutse ari we wayitwaye nyine Leila akimara kuyisha muri library rero oya meza nkutunguye cyane buretse nese telefone urayifite nonaha umusore arikiriza wifate Ahomadi ukwe kuziba ibyo bintu n'ibiki bijya mbere kumbe Leila Ahomadi nawe wayikuyemo oya bana mwese ko ari cya telefone wayifashe wari urimo guhisha ikise uyu musore avuga ati telefone yagakwiye kungeza kuri cyangwa se telefone yabo nyine iyo bayifatira telefone yari kugeza muri location yanjye cyangwa se aho dutuye iwacu nyine aho ubwicanyi bwabereye kubera ko niho habereye ibirori ateragomba kuni uyavuga ati mbese warayitwaye ntagira n'umuntu ubibwira nese ukeneye kubibika ari ibanga twese ko tubiziranyaho undi avuga ati hanyuma se nari kugaragara gute nk'uwo cyangwa se icyaha cyari kuba kimpama gute nyine simwari kuncira n'urubanza ahubwo bamureba izake sasa arabimwe ati bingibi ntabwo birangiye guys ntabwo birangiye izakacaho izake sasa ni umunyamazimwe yingiye mu bintu byabo bari babitse nk'ibanga iminsi ikomeje kugenda Ahomadi agenda ahamagara Leila uyu mukobwa nawe Victoria asigara ahangaha arimo kuruhutsa umutima bitekerezaho cyane avuga ati mana Leila nuko nguko Ahomadi yaje amukurikiye Leila ahindukira muri wewe urimo kumbwira iki urimo kumbwira iki ati warubize uburyo nari mpangayitse cyane kubera iriya telefone nayiburiwe irengero none ntiwagira n'ikintu umbwira wamuginga we koko avuga ati Leila umbabarire ngusabye imbabazi cyane kigeho gapando wamuginga wa Ahomadi Bello Hassan Leila buritse gatoya ndikura ariko Leila nari ndimo kugerageza kukurinda njya kure cyane nshinguka aho ndakwiyamye cyane Ahomadi baramushwishuriza sasa rero undebere uyu musore kumbe yarimo kugira ngo arinde ibimenyetso nyine ntibazabona rimwe kabiri gatatu kumbe abangaba bakomeje kwikorera siporo 4 5 6 7 uyu musore kumbe Elia buriya nubwo ari umuswa mu ishuri afite n'ibindi ashoboye kwa kundi ngo ababyeyi bacu batureze ngo mu buryo bwa gikristo hari waje ahangaha wewe Elia ngwino nkubwire nyine ababyeyi batekereza ko ngo ibintu dushaka bashaka ngo ari byo ngo dukora da shaho umwana wanjye oya ntabwo nzabyara abana banjye bazakora ibyo bashaka yego coach ndakumva ati Elia ati nakiriye telefone irimo ikureba none ati risari ikosa nakoze ati oya nta kosa wakoze ahubwo ni telefone yari turutse muri WA Football Scout ndetse kandi barashaka guhura nawe kumbe uyu musore n'umuhanga mu bijyanye no gukina nyine ati ngewe mbega ababyeyi ubundi sinzi ikibazo bafite mujye mureka abana bakora ibintu bakunda ishuri nabyo ni ibintu bitari gakondo yacu ibintu by'amashuri ni ibintu
biraho byazanwe nyine ati guys ibi bintu ni bya danger man nuko kuko Efe yaje ari kumwe na Ahmed ati ewan ni bya danger man bya danger. Imagine no hose TV yo kapiteni wabo yagiye muri Manchester City ari kapiteni wabo Ahmed arahanga wagira ngo nyine ntabwo bimushimishije mu gihe abandi barimo guserebura. Ahmed natse ko bari kina kintu urimo kuvuga nonaha Ahmed bati rero ngenda byanga kuba uwo muntu utavuga igihe abandi bantu nyine barimo kwishima cyane cyangwa se ngo ngaragare nk'umuntu utishimye nibwo buryo bashatse kubivugamo. Ariko ndatekereza dufite chapitre dukeneye gufunga mbere y'ibyo bintu by'ibyishimo kugira ngo dufungure andi mashapitre mashyashya. Uyavuga ati nase nubwo ushobora no kunyishimira byibura n'isegonda na rimwe. Uyavuga ati guys mwishimire man. Uyavuga ati nishima koko yegera gato nishima Eliya twebwe turi abantu bari mu kirego cy'ubwicanyi urumva ngo twishime ndetse kandi siniki ya mbere cyangwa se umuntu umena amabanga wa mbere muri iki kigo nyine babita imbeba ya mbere muri iki kigo ibyatubayeho arabizi ko byabereye iwacu mu rugo ndetse kandi noneho nijye ufite ibintu byinshi byo guhomba ahangaha kurusha mwese muri ahangaha. Bityo rero mbabarire cyane niba inzozi zawe za football atari ibintu nashyira imbere nonaha mbabarire cyane. Ndavuga ati Ahumadi mfunguka aho ndakwiyamye ati ni Leyira mbese niko umusore yese avuga uriya Eliya ni Leyira mbese nari nibagiye ko uriya mukobwa Leyira ari cyo kintu witaho cyonyine gusa cyangwa se ariwe muntu witaho wenyine gusa. Bigaragara ko uyu musore ashobora kuba akunda Leyira. Ushatse gusobanura iki se? Ushatse kuvuga iki? Uyavuga ati nshatse kuvuga ko ari igisebo ko uburyo uriya mukobwa umwitaho ariko akaba atakubona. Uyu musore Eliya nawe ni ikigoryi kwa kundi umuntu akubona uri mu bibazo yarangiza akakurwanisha intege nke zawe azi nyine. Uyu musore Eliya nibyo akoze mbese kubera ko batamwishimiye ngo ko bamuhamagaye muri football ahise Ahumadi amubwira ati mbese byose ni Leyira niyo muntu wenyine witaho gusa ariko Leyira ukaba atakubona nyina kubona nk'akantu karaho gusa kandi umwitayeho. Undavuga ati man ibyo bintu uyavuga turakiriyeho agapando Eliya wakigoryiwe. Abasore bateye nk'uko nguko ibingibi Eliya ameze nanjye ejo bundi nari mufite kandi ari inshuti yanjye magaratu ariko akajya acunga ibintu byose by'intege nke zanjye zose byose akaba ari byo akirisha hasi ariko twaratandukanye tunaramuretse ni nawe wari warabaye inshuti yanjye magara ku isi hano ku isi. Ati urakiryeho agapando ndetse n'izo nzozi zawe za football wakigoryiwe. Kubona umuntu ari mu kangaratete ukamurwanisha mani bya bibazo n'ubundi cyangwa se za ntege nke uyavuga ati na wawe ni Efe. Eliya ahita acaho aragenda avuga ati niwe ubitangiye wana ariko Eliya wapi nta kigenda. Kumbe ukuntu byagenze icyo gihe baje umurambo bawusunikira abantu bari banacukuye kumbe nuko nguko umurambo wuriya musore Makasi bawuzanye pambaye. Ati mwibuke guys nta muntu ugomba kumenya ibi bintu ni isezerano turabisezeranye. Abasore bari barimo n'abangaba Efe ndetse n'uyu musore Eliya ndetse na Ahumadi nyagasani. Ati Ahumadi nase ko buri kitambaye agapfukamunwa undavuga ati guys reka dukora ibyo dukora kombe ahangaha mu rugo umubyeyi yara aka kanya tubafitiye amakuru agezweho nonaha. Hari ikibazo cyateye ahangaha muri Lagos aho twabonye umurambo w'imyaka 28 w'umukopa witwa Makasi Banabasi ndetse kandi bakaba bamuvumbuye umurambo we bawusanze hano mu gihuru. Makasi bamubonye uyu munsi ndetse ibyabaye ibyo ngibyo hano abapolisi bari bahageze cyane ndetse kandi bakomeza kuvuga uburwayi bwe bari bageze ahantu mu rugo ndetse kandi nanone uyu mubyeyi mama w'uyu mukobwa uriya mukobwa kinasa nyine abapolisi nuko nguko baje ndetse kandi iyi ni inkuru turimo gucukumbura neza cyane turi buza kongera kubahereza amakuru. Abapolisi banatangiye no kugenda ahantu mu ngo ndetse uyu mwana w'umukobwa yararaha ngaha arimo kwitegereza niba ari ibintu atekereje ko bishobora kuba abapolisi bahageze. Uyu mukobwa kinasa umutima wahagaze ibintu nyine byazambye hano we tope nuko nguko umusore waje wa undi wabanaga na Makasi yaje ahangaha. Tope ni umukunzi wa Makasi umwe ngo wari official noneho Makasi akanakundana ati nase nibiki byabaye kumbe uyu nguyu ni Tope bakundanaga. Mbabarire cyane wihangane cyane. Ati ihangane rwose umukunzi yaramenye ko umukunzi we yapfuye ariko ntabwo yarazi ko umukunzi we nyine afite uwundi mutoya hano ku meza kwa Eliya barimo gufata amafunguro. Uyu musore bamuhamagaye muri football ndetse telefone ahangaha yarasonye bano bararebana umugore akomeza kwitegereza. Ati dadi
ikigo cyanjye cyampamagaye nyine kivuga ko ngo bashaka kuntera inkunga, abantu bo muri football bashaka kuntera inkunga. Uyu nguyu arebana n'umugabo we, telefone ikomeza mpereza amazi arabyirengagiza, dadi arabyirengagiza, mpereza amazi. Bahita bakomanga ku muryango, bakomeza gukomanga cyane ku muryango. Genda ujye gufungura, ariko ni mushiki we nawe urahangaha, twakunze kumubona mwakira kigo cy'amashuri, genda ujye gufungura. Uyu musore ati nese papa uranyumvise? Nese uranyumvise? Nta turi buze kuvugana na football cyangwa se tuzavuga ikibijyanye na football, wa muginga we, nuramuka ufite amanota meza ku ishuri. Nyagasani umubyeyi arampereza ayo mazi, wa muginga ntabwo wanyumvise neza, arayamwegereza. Ndetse umukobwa nuko nguko yaje avuga ati dadi, ati yes dear, hano hanze polisi iri ku muryango. Umusore ahita yikanga cyane ati polisi nese bashaka iki? Ati simbizi, nanjye simbizi. Uyu musore arikanga, babwire baze ahangaha nonaha. Nyagasani umukobwa aragenda agiye guhamagara polisi. Uyu musore atangira kubura amahoro, agiye we muginga, icara wa muginga we, urya ahangaha, tsukira n'amazi wa muginga we. Nyagasani polisi sasa yatangiye kubizamo, bigaragara ko hari ukuntu amakuru yatangiye kugera ahangaha mu bapolisi, noneho bakaza kureba polisi ndetse n'umukobwa. Nuko nguko baje sasa rero. N'umugabo gentleman, ni gute nshobora kubafasha se? Umupolisi avuga ati turahangaha kugira ngo dutumire Eliya tujye kumubaza ibibazo. Ababyeyi bararebana. Nyagasani kunasa arashinjwa iki se? Ati arashinjwa kuba twarabonye ibimenyetso cyangwa se yaragaragaye ahantu hanyuma umusore wapfuye witwa Mr. Marcus yagaragaye mu kirori, ndetse kandi icyo kirori kikaba cyari cyaratumijwe n'umuhungu wawe ndetse n'abanyeshuri bigana. Uyu mubyeyi ahita atungurwa cyane sasa. Kumbe ajya no mu birori sha, bamureze ngo mu buryo bwa gikristo, kandi ngo abakristo ngo ntabwo bemera ibirori da. Umubyeyi avuga ati Eliya, mama we, Eliya wa muginga we, nese barimo kugerageza kuvuga ibijyanye n'iki? Kumbe uyu musore ntabwo aba yemereye no kujya mu birori. Araseka, umubyeyi araseka w'umugabo. Eliya ibirori rwose, ibirori yajya subiza wa muginga we, barimo kuvuga ibiki? Mama we ubwa mbere avugira mu ijwi ryo hejuru, barimo kuvuga ibiki? Disi banza korerwa mu buryo Leila rero korerwa mu buryo bwa gikristo, ni byiza. Nese nta nubwo nzi naho nshobora gutangirira wa gakobwa we Leila. None se hari ibindi bintu cyangwa se ibingibi nibyo byari ibintu by'ingenzi cyane ushobora kwitaho wa gakobwa we? Ni mama we. Ati mama umbabarire cyane. Ati urimo gusaba imbabazi? Niba urimo gusaba imbabazi rero tangira kwitwara nk'umuntu urimo gusaba imbabazi. Yaje kumutonganya nawe, bigaragara ko bamumenye cyangwa se akaba yamenye n'ibindi. Nese uzi ibintu wakoze icyo bisobanura? Ati ndabizi rwose, cyangwa se ibyo wakoraga icyo bisobanura. Ati iki ngiki ni ikirego cy'ubwicanyi wa gakobwa we. Ababyeyi bamenye amakuru bose. Ati mama urabizi ko njye nta kintu nigeze mbigiramo uruhare rwose, byarabaye ariko si njyewe wagize uruhare mwabiriye. Ati aho bigeze nta nubwo nzi n'ibyo kwizera rwose wa gakobwa we. Umukobwa ararira cyane, ababyeyi babagezeho. Hano ku ruhande papa ati oya muri iyi economy se, oya papa wa Ahmed, muri iyi economy rwose oya ntabwo ari ibintu bya danger rwose, ni warimo guhamagara nkuko twatangiye. Ni umusore wanjye witwa Ahmed nyine yinjiye mu bintu, hari ibyo yishingijemo, twamusanze muri kese runaka. Kumbe biriya ni ibintu batwerekaga by'incamake nyine. Ati yego yisanze muri kese runaka, ndetse kandi ni kese y'ubwicanyi cyangwa se irimo kwicwa, umuntu yishwe. Yararimo gusaba faveri uyu mubyeyi. Oki nta kibazo rwose, yego urakoze cyane, murakoze cyane. Nyagasani uyu mugore arebana n'umugabo we. Uyu nyine niba bafite ibiceri, hari ukuntu bahamagara ibintu bikagenda ukuntu. Byaba byiza uvugishije umuhungu wawe, wa mugore we uvugisha umuhungu wawe. Umugabo acareye wa muginga we uburyo mureba. Umubyeyi asigara hanga. Iyo umwana ari umunyamakosa aba ari uwa mama we. Twebwe abagabo, abana bacu iyo bari perfect nibwo aba ari abacu. Ngende uwa mama dashwishwishwishwi. Ngende uwa mama di. Nese ubundi simuzi we vayo ngaha. Uyu nguyu nuko nguko yaje. Ateretse polisi yagiye, bageze nahangaha kwa Izake ndetse na Ivy. Ujya bari hanze barimo kuvugana na mama wacu. Nese bavuze iki nonaha? Ujya vuga ati barimo kubaza ibijyanye n'ibyo birori na Mr. Marcus. Nje ntabwo nigeze mbona mama rakaye na mbere hose nk'uko nguko ndi mukangara tetega komye. Undavuga ati nyine nese ubundi niki witegaga wa gakobwa we? Waramubeshye byabaye, ndetse nanone kandi nawe waranambishye
kandi uvuga ati kubera ko nari nzi uburyo none ndamuka nkubwije ukuri uri buze kubyitwara muri buze kureacte uvuga ati kubw'impamvu runaka nyine nge nta nubwo nashaka cyangwa se ntabwo washakaga ko kiriya kirori nakijyamo na mbere hose mbese naragutengushye uvuga ati none ibintu birimo kuba nonaha ni biki bigiye kutuba hose uvuga ati urabizi ayiviwe urabizi maze igihe kinini cyane ndimo kwandika utudetayi uyu musore noneho hari ikintu kitarimo kujya mbere tu cyangwa se maze igihe ndimo kwandika ariko hari ikintu kitari kugaragara neza kumbe Izaki aba afite iperereza yakoze iperereza wagira ngo ni nka polisi hari ibyo yakoze yari arimo gukusanya amakuru aravuze ati ariko hari ikintu kitari kwadinga up ati nahuye n'umuntu cyangwa se ejo nzahura na buri muntu uwo ari wese uri muri aba bantu uyavuga ati ndabishidikanya ko bazemera ibyo ngibyo guhura nyuma y'ibintu byabaye uyu munsi mbese abapolisi babagezaho uyavuga ati wele ubwo rugomba kubakomveka keretse niba bashaka kujya muri gereza nyine uzabakomveke bahure nanjye dukora iperereza cyane rwose nibyo navugaga baza ahangaha Izaki yaraperereje ati hari ikintu ngomba gukora uko byagenda kose we na mushiki we bitegereza ahangaha bareba uyu musore ni umuhanga cyane buriya nubwo nyine abona hari Izaki tuziranye feri ya mbere abanyeshuri bose bari mwakiriye kirori bagitumije nyine bari ntabwo mwambeshye gusa mwabaginga mwe mwanabeshye na polisi mwabaginga mwe mwanabeshye na polisi ndetse ntabwo mufite ubwoba bwo kujya muri gereza principal yaje kubatonganya sasa rero wowe sha genda haguruka aho ngaho wamuginga efe yari yicaye mwebwe mufite igitekerezo cy'ibintu birimo kujya mbere hanga cyangwa ibyo muri gukorera iki kigo cyacu yavuga ati nyakubaha nge ntabwo nari mbirimo ate nase no kubera ki n'ubundi mwakoraga ikirori kumbe Izaki kubera naho amakuru yamenye bari kumwe noneho ubugubu niba Izaki arahitamo kugira gute kwifatanya nabo Izaki sinzi kubera iki se ubundi mwari mufite n'ibirori ubundi nose ubundi yari ari gukora icyaho ngaho muri icyo kirori uyavuga ati mu cyubahiro cyawe nyakubahwa twebwe ntabwo tubujijwe guhostinga ibirori hanze y'ikigo cyangwa se amashuri yarangiye nese turabibujijwe ikintu tutazi nta nubwo tuzi n'ibintu byabaye kuri Mr Marcus ndetse kandi uko ni ukuri kwa nyako rwose kandi koko nibyo uyavuga ati ngo mu byubahiro byawe nyakubaha rwose niko uvuze wagakobwa we ni Diane ngo mu byubahiro nese no kubera iki nyine attendance ye cyangwa se kuba yaritabiriye ibyo birori mwarabigize ibanga ni ukubera iki muri mwebwe nta muntu wigeze abivuga ko yari yaje uyavuga ati twari dufite ubwoba mufite ubwoba bw'iki ati yego rwose twari dufite ubwoba bw'ibi ngibi ko muzadutonganya n'ibiki bya caceka ni principal caceka n'iki wowe sha mwebwe ufite umuntu w'umusponsor urimo kugushakisha ngo ujye gukina football none reba iyi foto niyo urimo guprojectinga cyangwa se ari urimo kugaragaza wamugenga we reka nizere ko bitari buze kugenda nabi kurusha uko byagenze nabi nanone cyangwa se bitari kurenga ahangaha barasona ahangaha mu kigo cy'amashuri none se abandi bari hehe uyatunga avuga mugende mumvira mu isura mugende Izaki agenda arimo kwitotomba cyane principal yarakaye nyagasani bariya bose nyine nibo bameze nkaho ikirori bagitumije Victoria yararahangaha guys ni biki byabaye se nese mwakoze iki nuko nguko baje bataye umutwe cyane muri iri shuri nyagasani abanyeshuri bino bintu ntabwo biri buze kugenda neza bose nuko nguko baje bisanga mu ishuri batuje Ivan ni biki bijya mbere nese mwari mwagiye he Victoria we ntabwo yarahari ati mbese ibi ngibi nuko nguko bimeze twese tugiye kujya muri gereza nta nubwo ngiye nigeze mbona amahirwe basi yo kubona n'ibikuta bya Harvard nizo nzozi yari afite zo kujya kwiga Harvard cyangwa MIT yavuga ati ndagotakambiye Ivan ndakwinginze abego ibyo nibyo urimo kwivugira aka kanya byibura bamenye kuri mugabo yari ari kumwe natwe mu kirori ariko ibyo ngibyo nibyo bazi gusa ndetse pfa kuba nyine ibingibi cyangwa se niyo ayo makuru ariyo baba bafite ko Marcus yari ari mwakiriya kirori ntabwo bazi ko yapfiriye mwakiriya kirori uyavuga ati ni ikibazo cy'igihe gusa ibyo ngibyo nabyo bakabimenya ni Shalewa uyavuga ati rero uyu mukobwa Shalewa ibyo avuze nibyo rwose ibyo asobanuye none se ubundi byanga byakunda umuntu wababwiye ko Marcus yari ari mu kirori ubwo nawe yari ari mu kirori nawe muri makeya ubwo nguwo n'ubundi azababwira n'ibyabaye ku murambo we bakira ahangaha Izaki nuko nguko nawe yaje ati nese turimo kwitwara nk'uku nguku nta nubwo tuzi n'umuntu wabibabwiye cyangwa se wavuze amakuru kubera iki se turimo kwitwara nk'aho wagira ngo umuntu wabivuze n'ubundi ntabwo tumuzi mbese nko gushinja Izaki kubera Eliya azirana na Izaki nyine Izaki arabyumva
avuga ati hanyuma se kwera kimwe se muri mwe kundeba uku nguku uyavuga ati uzi impamvu mbese muri makeya wakoranaga na nyakubahwa Obase ariwe mubwira amakuru ati yego hanyuma se ati uwo muginga uracyari no kubivuga ukabyemera ati erya bihagarike wa musore bihagarike izaki nta kintu yigeze avuga uyavuga ati oya mureke aza nkubite mureke azanye ateke mureke koresha inyurabwenge wa kigoryi nese kubera kimwe mwese najya kubarega kandi namwe murimo sister wanjye murumva nabadimo kurwanira iki ariko uri umunyakuri ibyo urimo kuvuga ni ukuri Eliya kubera ko bitihise yabatera ibyo ngibyo nagakwiye guhita ngenda nkajya kwa principal muri office ye mwese nkabarega cya Eliya nubwo kimeze kuri ariko kigira tempa twanabonye kirwanisha ibirwanisho by'intege nke y'umuntu afite ubundi iyi ni inenge ku muntu w'umusore to umusore ku musore mugenzi wiriya ni inenge nkaba nzi ko wenda icyo cyaguteye indobo noneho mu gihe turimo kurwana byaranakubabaje mbizi nkahita mbikurwanisha nkabikwibutsa icyo gihe mba ndi ikigoryi cyane birenze Imana ibindinde nana aka kanya ndimo position yanjye yo kuba ari njye ugiye kuyobora ahangaha mwese ndi kuyikira mu kangaratete uyavuga ati zaki ibi ntabwo ari ibijyanye n'iyo position yawe yo kuyobora abanyeshuri urimo kubyumva neza se undavuga ati guys ni mutuze shalewa ngenda rambiwe ibi ngibi ndabirambiwe rwose uyavuga ati please vaho nitambukire niyicarire nimureke niyicarire ibyo bintu murimo kwivugisha yitotomba cyane izake yicara ahangaha abandi bakomeza kubiganiraho n'abanyeshuri bataye umutwe cyane nyagasani abarebana bakomeza kubitekerezaho hanyuramo n'umwanya w'umutuzo mwinshi cyane izake arongera arahaguruka avuga ati guys okay maze igihe kinini cyane ndimo gushakisha amakuru y'uburyo bashobora kuba baravumbuye umubiri wa Marcus cyangwa se umurambo turabizi neza cyane ko Shalewa ari we wabonye umurambo bwa mbere hanyuma ahamagara Leila ndetse na Diane uyu musore izake nyine bigaragara ko nta n'umutima mubi hanyuma ibyo ngibyo bimaze kuba sasa rero ikibazo cyanjye ni gute abandi bantu babimenye ibijyanye n'umurambo sasa rero twebwe twabibonye uretse ko banze bagiye kongera kubitwibutsa Shalewa nukubera ikirimo kunza nukunguku se niko yazanye Ahumadi kumbe Shalewa buri wese yagiye guhamagara undi ubwo uriya mukobwa rero yababwiraga Ahumadi nuko nguko yinjiye nibeke bijya mbere ahangaha se ati Diane arihe Diane yagiye kureba Efe Leila niwe nese nibiki byabereye ahangaha mbese barimo kubibwira Izake kugira ngo bamwibutse uburyo buri muntu wari wese wundi ati Shalewa nibiki bijya mbere ahangaha se nibiki birimo kubera ahangaha uyavuga ati nanjye ntabwo mbizi ngenda kangutse nsanga uyu nguyu ari ahangaha uyavuga ati ngo usanga aryamye ahangaha Leila please ndakwinginze umbwire niba kirimo guhumeka ndavuga ati oya ntabwo arimo guhumeka ati subulana lahi ababyeyi banjye bari buze kunyica bari buze kundimbura uyu yarara ahangaha kinasa ati baby niko Eliya yazi mumbabarire cyane kubanyera ariko murabizi uburyo kubona utu tuntu ageze ahangaha ahita nawe abona uyu murambo bose bahari barimo kubibwira Izake kugira ngo bamwerekene okay hanyuma noneho aka kanya tuzi uburyo Eliya na Ahumadi bose bavumbuye ibijyanye n'uriya murambo cyangwa se bawubonye nyine abandi ni mumbwire none se Efe byagenze gute uyavuga ati ni giye wamuzanye ni Diane namubonye hasi nyine ari kubyinana n'abandi bakobwa n'akakobwa kakagoryi cyane ndangije mpita njya kumuzana kumbe Efe yararimo kwibyinira ataramenya nawe ibyabaye ari nayo mpamvu buriya mu kirori nkugira inama niba wagiye mu kirori jya wicara hamwe ati baretse gatoya mumbwira ko ibi ngibi ari amayobera wenda cyangwa se ari bya bintu by'amayobera nko kuvuga ngo ni nka planka murimo gukina by'ubwicanyi biri nase uratekereza iki Efe niko bamubwiye urimo gutekereza ari iki se uyavuga ati ibi ni bibi man ni bibi cyane bakimuzana ati ibi ngibi ni bibi cyane ndavuga ati oya congratulations ni bibi okay congratulations no kuba urimo kutubwira ibintu bigaragara rwose urakoze cyane ati guys none se ni iki ngiye gukora ku bijyanye n'ababyeyi banjye ari iki ngo ababyeyi bawe kuva he bava hese bajya hehe nyagasani bangaba nibwo batangiye ibi ngibi ntabwo cyangwa se iki kintu ntabwo gishobora kuva muri iki cyumba abegi ndabinginze uyavuga ati Ahumadi ibyo nibyo nabyo bintu arimo ndimwe kukubwira Ahumadi mbese ngo uyumura ako kanya hari undi waje cye Ahumadi cye kumva aba bakobwa nabo bari bataramenya amakuru Diane ndetse nibiki bijya mbere se buretse nese uyu ni umurambo wa Marcus ni Ivy yoroze n'uyu mukobwa Victory nese yahwereye se byagenze gute ati oya ntabwo yahwereye
nasi sinshobora kwizera ko muri mwebwe byibura nta numwe wafunze n'umuryango kuko abandi bari gukomeza kuza babibona byose nyine. Ati burase nimuza kumbwira ko Iv nimuza ati nicyo gihe cyo hoya umbabarire cyane ariko nta hantu ugiye kujya wa mukobwa we Iv ntabwo uri buze kugenda ikirenze n'ibyo ngibyo wabonye bye uri serious se nese ngiye hari ikintu cyangwa se hari isano mfitanye n'ibyabereye hanga ati nese uratekereza twebwe hari isano dufitanye se ati oya nge simbyitayeho ndetse kandi mbabwije ukuri nanjye nta nubwo nanabizi ahubwo nyagasani umukobwa nese ni gute nisanze muri iki kirori n'ubundi koko yego rwose icyo ni ikibazo cyiza kubera ko nibuka neza ko nta muntu wigeze agutumira wagakobwa we nta muntu waguhamagaye ahangaha none warihururije ariko kuva waradukoreye icyubahiro cyo kuza ukabura ahangaha funga umunwa wawe nurangiza ugumye ahangaha muri iki cyumba twese tubibanemo turi kumwe ushaka kujya hehe. Ni Iv waruzanye na Victoria. Uyu musore yegereye Ahumadi amubwira ati Ahumadi ndatekereza ukeneye kugenda hariya hanze ukareba umushefu mbere yuko azamuka hano hejuru kugira ngo aze kukureba. Umusore avuga ati yego reka ngende rwose njye kubitunganya hatagira undi muntu winjira ahangaha muri iki cyumba. Abangaba bataye umutwe cyane ni ibintu byabereye mu kirori nibyo babwiraga Izake amaze kubyumva sasa rero mbese hari ikintu nanone kitari ntabwo biruzura neza ngo wumve iyo nkuru nese abandi bantu nyine bakora iwanyu mu rugo abandi bose bari hehe wambwiye ko nta muntu wigeze azamuka mwa kiriya cyumba mbese nta muntu wigeze ubona ibyabereye hariya. Ati yego rwose ntabwo bemerewe kuzamuka mu byumba byo hejuru ndetse umwe wari uhari ntabwo nyine yararahonga cyangwa se bamwe bemerewe kuzamuka hejuru uwo munsi ntabwo bari bakoze iwacu mu rugo ndetse uko nguko niyo mpamvu nicyo cyatumye dutwara umurambo ntagire umuntu n'umwe utubona. Izake arabyumva avuga ati oke hanyuma se igitekerezo cyo kugira ngo umurambo tuwukure mu nzira ninde atunga urutoki uyu musore Eliya. Ati oh wow ake mwese ubwo mugiye kunjugunya munsi ya bisi inkandagire rero. Ati Eliya nese cyari igitekerezo cyawe ntabwo ari icyawe. Ati yego cyari icyanjye ariko kubera ko nyine twagombaga gutekereza ikintu cyo gukora igitaraganya cyane uyavuga ati guys ibiti bisobanuriye polisi ko yasinze akagwa hasi akagira wasanga wenda bari butureke tukagenda nyine icyo nshatse kuvuga uko ni ukuri natwe tuzi ko mbese yaguye hasi agahita apfa ngo ari byo bavuga ni kwa ate nase ntabwo ureba za filime z'amaseri cyangwa show z'ibyaha nyine z'ibintu by'ibyaha umuntu wa mbere bakeka ni umuntu wavumbuye umurambo kandi koko hari umumotari wabonye umurambo ejo bundi mu majyepfo noneho bahita bamufunga nawe ibyakurikiyeho ntabwo mbizi mbese abantu basigaye bagira ubwoba bwo kubona umurambo ahantu runaka bakajya gutanga ikirego baritambukira bakagenda kubera ko umuntu wa mbere bakeka mu bwicanyi ni umuntu ubonye umurambo bwa mbere waba wamwishe cyangwa se utamwishe bagomba kugukoraho agaperereza. Ati yego niko bimeze ni umukobwa Diane damn ni bibi cyane umusore yataye umurongo. Ati uyu mukobwa ibyo avuze ni ukuri bahita badukeka natwe bakadufunga. Ati guys rero mureke dushakisha ikintu cyo gukoresha uyu murambo bwa mbere na mbere ni efe hanyuma ibindi turi buze kubyitaho nyuma. Ati nase dufite plan cyangwa hari umupango ufite w'uburyo twabikoramo shalewa abitekereza avuga ati reba mu mifuka yurebe niba hari imfunguzo z'imodoka turi buze kumutwara ahantu runaka tumujugunyeyo noneho imodoka ye ntabwo igomba kubonwa ahangaha muri iki gitondo niburamuka bukeye. Avuga ati telefone Ahumadi telefone zanyu mumpereze telefone zanyu nona igitaraganya cyane ndetse uyu nguyu nuko nguko yatangiye gukusanya telefone z'aba bantu kugira ngo agire ikintu yazikorera sizi icyo yaragiye kuzimaza uyu musore byose babibwira Izake. Okay mbese Eliya yazanye igitekerezo mwese mukemeranyaho uyavuga ati nge ntabwo nigeze nkemeranyaho nta kintu twemeranyijeho ni Diane. Uyu mukobwa Iv navuga ati nanjye ntabwo nabyemeye. Okay ariko mwese mwarimo hari ubwo byabaga ndetse kandi nta n'umuntu wigaragambije nyine ubwo kuba ari uko byagenze ni Izake niba mutarabyigaragambije nubwo mutabyemeye bivuze ko mwari mubyemeye. Nyagasani mufokasinge guys mufokasinge muhange ijisho. Izake z'ubwenge guys nese kubera iki principal agarukanye n'abapolisi ahubwo Nyagasani nubaturutse hadari muri ati o mana yanjye we nabaje bari nese uratekereza ko abizi se niko batangiye kuvuga sasa harabaje ahangaha n'abanyeshuri. Ati siniyale irawe principal pasara gutegereje muri office nonaha Nyagasani nibu yagarutse ni Nigeria
Bureau of Investi. Nese uratekereza ari ihe mpamvu ashaka kukureba? Ati ni njye watwaye telefone ya Marcus. Uyavuga ati oya ni Ahumadi yabyivugiye. Kumbe Ahumadi oya yabivuze kugira ngo andinde ni njye wayitwaye. Uyavuga ati kubera iki se? Kubera iki? Uyavuga ati nashakaga gusiba ibintu muri telefone ya Marcus. Ati ibintu nk'ibihise ubwo nyine tubahite babimenya ko Leila ukeneye gutangira kuvuga none ati ntagiye dufite. Ati wace ngiye na Marcus hari ikintu twari dufite. Nyine iyo avuze ngo we had a thing ni nko kuvuga ngo hari icyagega mbere hagati yacu. Ati ngo mwari mufite ngo ibiki wowe nande se wowe nande Mr. Marcus mbese muri make ye niwe wamutumiye mwakirakira turetse gato Mr. Marcus uriye mugabo w'amayobera se nyagasani barabimenya ko Leila yakundiraga. Ati guys mumbabarire cyane nyine ndabizi ko ibingibi bitagakuye kuba iyo abatari ngiye wamutumiye hari mwakirakirori nyine ni Leila nyagasani abanyeshuri. Ati Leila baragutegereje muri office genda nibu iguhata ibindi bibazo yarahuhukije umutima cyane. Uyu mukobwa acaho aragenda. Izake yabigezemo ariko Izake nubwo yarasanzwe afite umunwa nyine ntabwo yabatanze, ahubwo yahisemo gukorana iperereza n'aba ngaba byabacanze cyane baza kwicara. Uwa nibu yararahangaha sasa ari kumwe na principal bategereje uyu mukobwa. Yafunguye umuryango ndetse umukobwa Leila nuko yaje Leila we byanga byakunda misirita mwarahuye muraziranye uturutse muri nibu icara hano none igitaraganya. Umukobwa aza kwicara hanga barimo gukomeza kumwitegereza cyane. Ndamureba ati ngiye nshaka umbwiza ukuri none byanyabyo bwite. None se hari amakuru avuga ko wowe ari wowe muntu watumiye Mr. Marcus mwakiriya kirori nibyo sibyo? Ati yego niyo ndetse kandi ukaba waratonganye nawe uwo munsi noneho bikaba bifitanye isano cyangwa se ibyo bintu byo kuba mwaratonganye nta sano nimwe bifitanye na assignment wavugaga ngo arashaka ko ngo uyiriduinga nyine uyisubiramo. Uyavuga ati ntabwo kwari ugutongana. Ati hanyuma se byari iki? Ati byari byo tutumvikanyeho wana. Uyavuga ati ndetse byo mutumvikanyeho bifitanye isano n'umubano wanyu cyangwa se no guteretana kwanyu. Baramufata yego rwose nese message subizi nyine twabonye access kuri computer yuri ya musore cloud buriya yana amatelefone ya iPhone na n'amamashini nyine ya zira mashini za Apple nyine biba bifite iCloud. Message wandika bihita byi-uploadinga kuri iCloud niko bamubwiye ngo iCloud messages nyine byose twagiye mu ma message ye ubimenye. Principal akomeza kumwitegereza byemere. Ati umuntu bararana witwa Mr. Kolawore ariyo yatubwiye ibintu ibyo ari byo byose nyine byabaye ko mwateretanaga kugera kuri fact yuko uriya Marcus yagiye mwakirakirori kugira ngo yiyunge nawe kubera ko mwari mwashwanye. Nyagasani uyu nguyu arabyumva. Kumbe sasa aba banyeshuri ntabwo bari buze kurucika. Hanyuma se niki uri buze kwivugiraho aka kanya mukobwa mutoya we? Mbese muri makeya ikibazo twasigara twibaza ni kimwe, ubundi ninde wishuriye musore? Uriya musore barimo kutwereka nyine ngo yaba mubona apfa nta n'uwigeze amwica mwabara kuko bagiye baza nyuma, ariko nyine uriya musore hari ikintu cyamwishe kandi yapfiriye hariya tu. Abanyeshuri bari bahagaze ahangaha ndetse ni Ivy ndetse n'uyu mukobwa Diane bameze nk'abategereje cyane umukobwa avuye mu iperereza rya nibu. Nuko nguko yaje yacitse intege cyane baramubona. Leila bimeze bite se bimeze gute nyagasani? Nese umeze neza? Azanga yatuje. Uyu nguyu areba bavuga ati humura mukobwa ngwino twicare hano nona nyagasani. Uyu mukobwa araza yicara ahangaha ndetse kandi bamuhumuriza cyane bamureba yabuze. Leila wagakwiye kuba waratubwiye ni Shalewa. Ati nyine nari ngiye kubabwira guys ariko nari mfite ubwoba ko muri buze kuncira urubanza. Ati yego nyine se dufite uburenganzira bwo kugucira urubanza ko bitari bikwiriye n'ubundi bahita barumukira nona yirindirije ibizaba. Yego nyine icyo cyose kuvugura musore yari umuhehesi Marcus yari umuhehesi bityo rero n'ubundi dufite uburenganzira. Noneho nibyo ngibyo Leila turacyara abakobwa bawe ntabwo wagombaga kubiduhisha rwose. None butagiye kutuvugisha ndetse ninde wundi wavugishaga icyo gihe two turi abagirl bawe. Uyu mukobwa arabyumva. Ati Diane ibyo arimo kuvuga ni ukuri wagakwiye kuba warabitubwiye. Ndavuga ati ndabizi ko nakabibabwiye. Uyavuga ati ikintu ndimo kwibaza muri ibi bintu byose kibazo gikomeye cyane kurusha ibindi ndi kwibaza nti ese
ni gute ubundi bamenye ibijyanye n'umubano wanyu? Babivumbuye gute? Iki nshatse kuvuga havuyemo wowe ndetse na Mr. Marcus ko ari mwebwe mwari mubiziranyeho iby'uko mukundana. Ninde wundi wari ubizi? Uyu nguyu abareba avuga ati umuntu wari ubizi cyangwa se wabivuze ndamuzi, namaze kumumenya. Nyagasani bamureba bamuhumuriza cyane, ihangane. Sasa papa wa Leila, uyu mugabo ngo ashaka kugaruka mu mubano n'urukundo, arimo kuririmbira uyu mugore we ibintu bimeze neza cyane, arimo kumurimbira akaririmbo bigaragara ko uyu mugore reba uburyo ndimo kukuririmbira aka kanya, urabona uburyo ndimo kukwentatayininga nyine, reba ahangaha reba turebe akantu kanyobwa kawe karangiye, reka hano nkuzanira kandi ngaho nywa akangaka gasigaye kugira ngo njye kugushyiriramo akandi. Umugore aranywa, ibyishimo ni byinshi cyane. Mugenzi we arimo kumubwira mu gace ka mbere ngo nase ni byiza. Umugore nawe ari ahangaha vuga ati mbega yishimye cyane. Umugore anezerewe, umugabo we bari barakoze divorce yagarutse, mbega ubundi ngo umugisi nyine ako kanya telefone yarasonye. Uyu nguyu afata telefone ndetse mu gusoma message isura irahinduka. Umuntu yanditse avuga ati igihe cyawe kirarangiye, ukeneye kwishyura nonaha ndetse utekereze ku muryango wawe. Ni message banditse kuri telefone uyu mugore afite. Uyu mugore ibingibi biramubabaza cyane ndetse anabitekerezaho cyane. Umugabo nuko nguko yagarutse arimo kubyina, si baba ageze ahangaha ati Danjuma we, ibi ni ibiki ndimwo kubona nonaha? Kumbi iyi telefone ni y'uyu mugabo. Ni ibiki ndimwo kubona? Umugabo arya indimi, nyine nshobora gusobanura. Umugore amureba, reka nizere ko ibingibi bitajyanye n'ibyo ndimwo gutekereza nonaha. Uyavuga ati nyine nashaka gutangira bizinesi, hanyuma icyo gihe nibwo natiye amafaranga ndetse business iranga ntiyakora. Noneho nibyo ngibyo noneho barimo kuntera ubwoba ko bazamfungisha ndetse nintabishyura amafaranga yabo. Uyavuga ati mbese Danjuma, ushatse kuvuga ko kugaruka ahangaho uvuga ngo urashaka ko twongera ngo kuba umuryango munini, dusubirana nk'umuryango? Byose kumbe ari ukubera ko ushaka ko amafaranga ari njyewe wishyura n'amadeni yawe yose. Umugabo icyaha kiramuhama ati oya, si uko nguko bimeze. Ndetse umugabo nyine nibyo yashakaga sedi buriya umugore nyine niwe ushoboye kwishyura ahangaha. Umugabo yicara ahangaha ati uwalahi, aka kanya ndakurahiriye rwose. Niko barimo kuvuga mu gihe nyine ati ngiye nkwitayeho bya nyabyo, cyangwa se umuryango wacu nkwitayeho nyine no kubera ko ndi mukangaratita aka kanya, ariko nkeneye kwishyura iri deni uko byagenda kose. Ariko nanone ku rundi ruhande nintabikora bazamfunga, ndetse kandi urasanga kumfunga bingejeje muri gereza nkajya gukora igihano. Ndetse nta yandi mahitamo mfite, cyangwa se nta yandi nari mfite uretse kuza ahangaha. Ayisha we, suhuje Ayisha ati nkubwije ukuri ntabwo nashakaga ibingibi no kubikubwira pe, ndetse kandi niba ubibona ko aka kanya ntigeze mfungura umunwa wawe kugira ngo mbikubwireho, mbese ntabwo nashaka kubikora. Uyavuga ati nta mafaranga ngatirimo kuvugaho none hasera. Uyu mugabo yitwa Danjuma avuga ati turimo kuvuga kuri miliyoni 7 harimo n'inyungu. Uyu mugore arabyumva abitekerezaho. Ni Ayisha disi, mfite Ayisha nkunda ariko we ntabwo nzi niba nkunda nyine. Umugore abitekerezaho avuga ati nta kibazo, ndibuze kukoherereza miliyoni 5 iki cyumweru, mu mpera z'iki cyumweru nyine, ndetse kandi ibisigaye ugenda ujye gushaka indi balance yawe. Uyu mugabo arishima cyane. Ayisha afite ibiceri, ndetse mu kumureba avuga ati oya Ayisha nukuri urakoze cyane, nukuri ndagushimiye cyane ku rwego rurenze urugero, ndetse kandi ntabwo ushobora kumva ibyo waba unkoreye aka kanya. Utabaye roho yanjye urayitabaye, urakoze ntunkoreho ndakwiyamye cyane, nshingukaho nyagasane. Ayisha abamwiciye ibyiyumviro ati ibingibi ndimwo kubikorera Leila nyine umukobwa wacu, ntabwo nshaka ko azabona papa we ari muri gereza, ndetse kandi ibyanjye nawe birarangiye nonaha, genda nzaguha amafaranga. Ushatse kuvuga iki ngo birarangiye? Uyavuga ati ntabwo tuzigera twongera gusubirana, ntabwo bizigira byongera kuba. Ubundi umuegisi nyine kibazo uretse ngiye byanane winkoraho ndakwiyamye. Umuegisi wanjye
ati ndakwiyamye cyane. Mbese amwishyurira amafaranga ku bwa Reyira, ariko uyu mugabo agende ni umucakura nyine, ni umu ex w'umucakura yaje nta kugira ngo umugore yishyure ideni. Nese koko Esteri ni papa wa Eliya. Turi tayari. Esteri nuko nguko yamanutse, ni mushiki wa uriya musore Eliya. Mami, igitondo cyiza mami, ariko bameze nk'abategereje. Daddy, nizere ko waryamye neza. Yego rwose. Eliya nuko nguko yaje. Dama umugabo abaryamo rero. Igitondo cyiza. Wewe vaya egera hino, ngwino wagahungu. ngwino hano sasa wa muginga. Sasa rero Eliya ni papa we. Mama wawe nanjye twaganiriye tubitekerezaho neza, ndetse kandi twaje guhita dufata umwanzuro yuko nyuma y'ibizame ugiye gukora muri iki gihembwe, ibizamini nibirangira tuzagutransferinga tukakujyana mu kigo cya gisirikari. What? Akajya gukora ikosi, nta discipline agira. Kubera iki se? No kubera ibyabaye se? Uyovuga ati papa ndarahiye nge nta kintu nigeze nkora. Ati nta kintu wigeze ukora? Yavuga ati no kubera ibirori se ntabwo wajyaga mu birori uri umwana. Umugabo ati umuhungu wawe uramwumvise umuhungu wawe? Uramwumvise avuga ngo ntabwo najyaga mu birori sha. Okay. Mbese ngo cyari ikirori kiraho gusa. Mbese ibintu byahindutse kesi republique, cyangwa se cyabaye ikintu igihugu cyose kirimo kuvugaho, nibyo ku buryo noneho n'abantu bo mu rusengero batangiye kunkwena. Noneho ngewe Revera Mayiki bakaba barimo kunkwena. Yavuga ati ndabizi kandi nsabye imbabazi cyane. Uyu aseka cyane avuga ati okay nta kibazo, reba twebwe twamaze kubitekerezaho cyane. Ati mama ndakwinginze vugisha papa. Umubyeyi avuga ati Eliya mwana wanjye, papa wawe nanjye twafashe umwanzuro. Nyine ababyeyi ngo barera mu buryo bwa gikristo, hari uburere batanga ngo umwana yagakwiriye kugira. Bene ubwo burere twarabibonye mu bintu bya gikristo bose, cyangwa se bigisha abana babo iyobokamana, bibangamira abana tu. Ari nayo mpamvu uzacunge. Wari uzi ko buriya bari abantu barera mu buryo bwa gikristo bameze abakire bafungirana abana babo ngo hatagira ibyo babona, bakirirwa babigisha ngo ntimukajye mukora ibi, kandi ikiremwa muntu iyo ukigishije ngo ntugakore ibi ntugikore ibi, nibyo bigitera amatsiko. Noneho yakwisanga muri ibyo ngibyo mu matsiko agiye kuyimara kubera ko aciye urwaho, ugasanga bise bimugiraho ingaruka. Niyo mpamvu mwese muzi, cyangwa se uri kureba kangaka, uzi umukobwa wakoze imibonano mpuzabitsina rimwe bwa mbere bahita bamutera inda igitaraganya. Mu gihe hari abaligendi bari hariya hanze babihoramo bazi ubuzima ku buryo yavuze ngo noneho ngiye gusetoringa bya danje. Nuko nguko bigenda rero. Ababyeyi barera mu buryo bwa gikristo, ntabwo ari ikibazo kurera mu buryo bwa gikristo cyangwa se kubuza umwana ibintu runaka, ariko ikintu ukora umusogongezaho akamera nk'ubimenyereyeho gatoya, kuko nubimwima azi ko abandi bana babibona naguca urwaho, nuko nguko bizagenda. Bano babyeyi niko bameze rero. None bahisemo kumujyana ku ikosi. Uyu mwana aramutse agiye kwiga muri icyo kigo cya gisirikare, niho usanga abaye nk'ikihebe, ugasanga yica na bagenzi be. Ndazamutse ndigendeye, genda mwana wanjye uzajya mu kigo cya gisirikare. Niyo mpamvu usanga nyine abana benshi batagira discipline, ari bene abangaba barirwa mu ngo bya gikristo, n'abana b'abakire bafungiranwa mu nzu bakagenda ari uko barimo kubacunga gusa. Niyo mpamvu nta discipline baba bafite. Ati Eliya we ndeba nonaha, ati twebwe turarambiwe turananiwe wagahungu we. Ndetse kandi ni ikibazo kimwe gisimburana n'ikindi buri munsi kubera wowe. Bityo rero kubw'amahirwe makeya kujya mu kirego cy'ubwicanyi niho umurongo twawushushanyirije wa nyuma twawuciye. Umwana avuga ati daddy please ndakwinginze, ati mbabarire cyane nzahinduka, ndagusezeranije nzahinduka. Ndavuga ati oya wakererewe, genda uza mu modoka tujya ku ishuri wagahungu we, wakererewe ibyo urimo kuvuga usaba imbabazi. Uyu musore avuga ati dawe. Kumbe uyu mwana no gukererwa mu rusengero twabibonye ko bari kumwe n'abandi kubera ko ari amahirwe abafatiranye. Uyu mukobwa Kinasa yaje ahangaha ku ruhande ameze nk'urimo kwitegereza cyane, areba hari ibyo arimo kureba. Ahangaha ni ku ishuri, abanyeshuri nabo bagenda bacikikanaho banyura hirya no hino, ariko uyu mukobwa afite ubwoba. Uyu mukobwa n'uburyo asigaye acicitse, cyangwa se uburyo acicitse cyane, ameze nk'aho wagira ngo hari ikintu azi, kuko abandi bose barimo kugenda bavuga ariko we ntihagire ikintu avuga. Ndetse abanyeshuri bari ahangaha barimo kuganira bisanzwe.
bamwe binjira ati Leila atam reba iyi ndaya rwose si dislati nyagasani umukobwa arabyumva reba iyi ndaya kubera bamenye ko nyine yagiranaga na Mr Marcus uyavuze ngo uvuze ngo iki ati umva twabyumvise giste zose amazimwe yawe twayumvise ndetse n'ikigo cyose kirabizi ngaho mbwira nese Mr Marcus afite iki twebwe tudafite ahangaha uyu musore Ahumadi akunda uyu mukobwa Leila aya niki afite tubwire ati nibiki bijya mbere ahangaha se Ahumadi nuko ngukaje baramuseka reba cyanda conge bikoreba wa gasore we Ahumadi nibiki bijya mbere ahangaha ngati turimo kumva vuga rero tubwira aturusha iki uyavuga ati ntabwo mushobora kuvugisha uyu mukobwa nunaha vuba ati Ahumadi reka twigendere irata ati reba uyu mukobwa yabonye itageti ye yindi nshyashya nyuma ya Mr Marcus abonye indi tageti ye baraseka n'abasore barimo gushotora reba rwose uyu musore uvuze ngo ikisha Ahumadi ararakara uranyumvise bro umukobwa avuga ati bimeze neza reka twigire uvuze ngo iki nonaha ninde se urimo kubaza urimo kuvugisha twebwe ahangaha nonaha umusore baramurakaza urimo kutuvugisha nonaha umusore umwise ngo iki uyu mukobwa ngo umwise Ahumadi ngwine duceho tugende umukobwa cyaho uyu nguyu urashyi ingumi kubita bungabo buginga tagira kubakubita bakira bro umeze neza se ako kanya umusore nuko yaje ahita yivangamo Eliya aza kwivangamo atangira kurwana barabafata Eliya we aje no kurwanira Ahumadi atanazi n'ibyabaye nibiki bibahagaritse se nimurwane nyagasani uyu musore Eliya waje nese muri kuri raundi ya kangahe raundi y'ibihumbi 300 nese mumeze neza mwabigorye mbese mufite intoryi zo kuza kurwanira ahangaha mu mbago z'iki kigo none se nta nubwo basi mwubaha amategeko n'amabwiriza y'iki kigo cyacu uyavuga ati nyakubahwa ni ukubise ingumi ya mbere ndetse twari turimo kuvugisha uriya mukobwa cacaka urimo kuvugisha nta jambo nshaka kumva muri umwe muri mwebwe mwese mbese ibintu byose birimo kubanga muri iki kigo cy'amashuri muracyafite intoryi zo kurwana mwabigoryi mwe nyagasani uyu musore Eliya mwese mugende muri office yanjye noneho mugende muri office bahita bajya muri office sasa rero umusore Ahumadi arimo kurwanira uyu mukobwa barimo kwita ngo ni indaya hari abana nyine baba bararezwe ubona natanazi sasa ahangaha ku ruhande bigaragara ko ari muri library uko byagenda kose Izake yarakomeje ubushakashatsi sasa rero arimo gutekereza areba impande n'impande abitekerezaho cyane arimo gukora iperereza kugira ngo arebe ahantu ibintu byose byapfiriye basi aho kurerwa nka kuriya wakwemerera nka Izake ugakoresha ubwonko tu Izake afite ubwonko bwinshi kumbe hari ibyo yamenye ahita atungurwa cyane akuka umutima ndetse ahangaha mu ishuri abanyeshuri bari mu ishuri bigaragara ko barimo kwitegura Kinasa uribuka ko iki gitabo cyangwa se ikayi igomba kuyinzanira ejo nta kibazo rwose tuze kongera kubonana kumbe Kinasa yarari ahangaha mu ishuri sasa rero arimo gukomeza kwiga bisanzwe ariko Izake hari ibintu avumbuye Izake hari ibyo amenye Diane ari hehese Shalewa avuga ati nyine mama we sasa rero uyu nuko nguko yaje yinjira ahangaha ati ni wowe Kinasa ni wowe mwakiriya kirori ni wowe nyagasani ndetse iyo niyo mpamvu maze iminsi itari no kuza no kwishuri nyagasani Izake yabivumbuye urabizi ati none nakomeje gucukumbura cyane ndetse uyu mukino wanyu wa elimination niwe muntu wenyine utari ufite impamvu yo kubura mwakiriya cyumba ibintu byose byabereyemo wa mukobwa uyavuga ati yego kubera ko nyine ngiye nababwiye nari ndi mu bwiherero cyangwa se nari nagiye mu bwiherero nyine Shalewa araza ati waragiye mu bwiherero rwose ibyo ngibyo nibyo natekereje rwose ibyo natekereje kugeza igihe naje kubona ko buri cyumba cya ruriya rugo cyangwa se buri cyumba cya ruriya rugo nyine rufite ubwiherero bwabwo ntabwo byari ngombwa ko ujya gushakisha ubwiherero nyagasani uyu nguyu amure ni wowe Kinasa ni wowe wishe uriya mugabo nyagasani ni wowe wishe Mr Marcus bavuga bati what ati yego rwose ni wowe wamwishe uyu mukobwa baramufashe aratungurwa cyane reba hano hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe reba ahangaha ibumoso duhita tureba n'agace ka 4 turebe uko ibintu byagenze sasa rero umukobwa Kinasa baramufashe